hari abarashi barasa imyambi amanywa nijoro, bayirasa abandi. Hari n'imyambi iraswa ntigere ku bayirashwe, ariko hakaboneka n'abandi nanone bayitoragura bakajya gusogota abari bagamije kuraswa. Ni isomo ngira ngo ridufashe, ridusigire inyigisho zishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dushobora kwibaza ngo ni bande barasa? Dushobora kwibaza ngo iyo myambi ni iyihe? Dushobora no kwibaza ni bande baraswa? Ni na bande basogota? Ibyo byose turabibona mu nyigisho twateguye uyu munsi, zishobora kudafata igihe kirekire. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri Qur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. Iyi aya ya Allah subhanahu wa ta'ala itugaragariza yuko hari ibyaha abantu bakora amanywa nijoro, kandi ibyo byaha hari ibyaha bikomeye cyane, bizanatuma na benshi bajya mu muriro wa jahannam, aho Allah subhanahu wa ta'ala atwigisha ko ibyo byaha hari ibyaha bikomeye cyane, ariko twebwe tubikora tukaba tuzi ko ari ibyaha byoroheje. Ibyo byaha nta bindi ni ibyaha bikorwa n'indimi zacu, ni ibyaha bikorwa n'amagambo tuvugisha indimi zacu, ariko tukaba tuvuga abandi. Umuntu kuba yagira icyo avuga akakivugira mu cyicaro runaka, avuga mugenzi we, yaba amuvuga ibiriho cyangwa se amuvuga ibitariho, iki ni ikintu twigishijwe na Allah, tukigishwa na Mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, tukigishwa n'abamenyi bakomeye cyane. Turi burebere hamwe uburyo bagiye bagifata n'uburyo bagihaye inzira. Kugeza ubwo batubwiye ko alladhina yaqawuna ala a'radi nas, abantu bicarira abandi bakabavuga, bakabataranga, bakabasebya, abangaba nibo babandi babarashi batubwiye barasa. Wa ghibatuhum wa namimatuhum, naho amagambo yabo no gusebya kwabo no gukerensa kwabo, fahadhihi hiya siham, iyi niyo myambi baba bari kurasa amanywa nijoro. Abo bavuga nibo baba bayiraswa. Walladhina yughrisunaha fi qulubi nas, naho babandi basogota imyambi bakayisogota mu bituza by'abantu, bakayisogota mu mitima y'abantu, ni babandi nabo bakeka ko bagiye gukemura ikibazo, aho umuntu aza akakubwira ibyakuvuzweho mu cyicaro yararimo, mu modoka yararimo, mu nzu yararimo, aho yarara hariho hose, hagize ikikuvugwaho, we akaza kukubwira ati fulani yakuvuze. Kuza kukubwira ngo fulani yakuvuze, ntuzakeke ko ari ibyiza akubwiye,
ntuzakeke ko ari n'ineza akoze, ntuzakeke ko azanabona n'ithawabu, ahubwo nawe azabona ibihano biturutse kuri Allah subhanahu wa ta'ala nk'ibya wa wundi wakuvuze. Ntabwo byemewe mu Buyisilamu, ntabwo byemewe mu Buyisilamu kuvuga mugenzi wawe, ntabwo byemewe mu Buyisilamu gutaranga mugenzi wawe, ntabwo byemewe gusebya mugenzi wawe, nta nubwo byemewe naqilul akhbar, kwimura amakuru uyavana kuwavuze uyajyana kuwavuzwe. Wowe uri mubi cyane kuko witwa fatinun mubin, wowe uri wa wundi bita umushyushya rugamba, bakwita kuri fatin. Ni wowe ugamije ibibi cyane, kuko uriya wagiye kuvuga uriya muntu akamuvugira hirya iyo ngiyo atamuvuza ahari, nuko atashakaga yuko abimenya. Iyo ubizanye hamwe nuko yakoze icyaha cye cyo kuba yavuze, noneho wowe wabyumvise ukabizana ukaza ukabibwira mugenzi wawe, icyo gihe wikoreye icyaha nawe gikomeye cyane, kuko ushyize fitina hagati yawe, hagati y'uyu mugenzi wawe ubwiye aya makuru na wa wundi wayavuze, uhisukiramo fitina, nawe rero ubarwa nk'uriya. Niyo mpamvu bavuga bati hari abarasa, hari n'abaraswa, hari n'ab'imyambi itageraho, hanyuma abandi bakayitoragura bakajya gusogota imitima ya bagenzi babo. Niba uyu muntu yavuzwe akaba yagize amahirwe yo kutamenya ko yavuzwe, ntacyo bimutwaye. Iyo rero wowe wumvise amakuru uyirukankanye ukajya kuyamubwira ngo kanaka yakuvuze, uzuye fitina, uzanye ibibazo, nawe niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala aguha ibyaha bigukwiriye. Ibi ni ibintu bibiri. N'abigisha kenshi batwigisha bigisha uruhande rumwe, nagira ngo ibi bintu tubisobanukirwe byose uko ari bibiri. Yaba uwavuze, yaba n'uwazanye amagambo kuwavuzwe, mumenye yuko bose bafite umwanya ungana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana rero yatubwiye ngo walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat, ba bantu bazagira uruhare rwo kujya birirwa batesa bagenzi babo, babavugaho utugambo, babavugaho ibyo ibiriho, babavuga n'ibitariho, bakabikorera abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Minal mu'minina wal mu'minat, ibyo bintu biriho mu bagabo no mu bagore. Abagore baragenda bakicara bakavuga, ariko umwanya munini niwo bavuga bagenzi babo kandi batabavugaho ineza. Abagabo nabo iyo mbuto twarayeze, natwe turagenda tukicara mu byo twicayemo, ariko tukicarira abandi tukabavuga. Abandi nabo bakajyana inkuru zavuzwe bazijyana ku bavuzwe, kubera yuko bitabagezeho bakazibagezaho byihuse. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati abantu bazagira uruhare yu'dhuna almu'minin, rwo gutesa no kusebya no kuvuga no gukorera ibibi bagenzi babo babagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, bighayri maktasabu, kandi byinshi cyane muvuga nta nubwo biba byarabaye. Allah arabizi, azi neza yuko ibyo abantu bavuga ku bandi byinshi nibiba bitarabayeho. Abantu ntabwo bagenda bavuga ibyo abantu bakoze byiza bigaragara, ahubwo bagenda bivugira ibibi byabo. Ntabwo ugenda uvuga mugenzi wawe ngo umuvuge ku byiza yaba yaragezeho, umuvuge ku byiza yaba yarakoreye umma, umuvuge ku byiza yaba yarakoreye igihugu, umuvuge ku byiza yaba yarakoreye sosiyete muri rusange, ahubwo ugenda uvuga ibibi by'uwo muntu. Uriya muntu ni igisambo, uriya muntu ntabwo atanga, uriya muntu ni umunafiki kuriya mumubona, uriya muntu ni indyarya, uriya muntu ntabwo akunda abantu, uriya muntu. Ibyo byose
uvuga kuri bagenzi bawe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arabizi yuko ibivugwa ibyinshi bitari ukuri. Niyo mpamvu yavuze bighayri maktasabu, bakabavugaho n'ibyo batigeze, nibitabariho, nibitabaranga. Ariko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubwira ngo iki? Aratubwira ngo faqad ihtamaru buhtanan wa ithman mubina. Tubatangarije kumugaragara yuko aba bavuga n'ibyo bavuga byose, byaba ibiriho, byaba ibyo bavuga ku bantu bakoze, n'ibyo bavuga ku bantu batakoze, ibibariho n'ibitabariho, uzagira uruhare mu gutaramana mugenzi we amenye yuko faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina, azaba akoze icyaha gikomeye cyane. Muri Qur'an y'Imana ivuze ngo ithman mubin, ithmu ubwacyo ni icyaha, mubin ni icyaha cy'indengakamere, azabazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alayhi wa sallam yaratwigishije iratubwira iti ya ma'ashara, mwumve iyi hadithi wa Islam, muyumve ino hadithi muyikurikire mwumve. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaratubwiye ngo ya ma'ashara man amana bilisanihi wa lam yadkhul imana fi qalbihi la taghtabu almuslimin wa la tattabi' awratihim fa innahu man tattaba' awrata akhihi tattaba'a Allahu awratahu wa man tattaba'a Allahu awratahu yufaddihuhu walau fi jawfi baytihi. Sadaqa Rasulul Karim. Ya ma'ashara, yemwe yahamagaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahamagara abantu bose muri rusange, ahamagara abagabo, ahamagara abagore bose muri rusange, aravuga ati yemwe reka mbabwire mutega amatwi mu nyumve. Yemwe bantu mumeze mute, yabanje tuvanaho imani kubera ko tuvuga amagambo. Nta mwemeramana uvuga. Umwemeramana ntabwo apfa kuvuga. Umwemeramana yubahiriza hikima yatumye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aduha amaso abiri, akaduha amatwi abiri, akaduha izuru rimwe ririmo imyenge cyangwa se imiyoboro ibiri, yarangiza akaduha umunwa umwe. Hari hikima zikomeye Abayisilamu tugomba kujya tumenya. Kubera iki wowe ufite amaso abiri? Kubera iki ufite amatwi abiri? Kubera iki ufite amazuru abiri ariko ukaba ufite umunwa umwe, ururimi rumwe? Ni ukubera iki? Hikima irimo nta yindi nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atwigisha ko alaykum an tastami'u kathira wa alaykum an tanzura kathira, ni mwebwe kumenya ko mugomba kumva byinshi kuko mwahawe aho kubyumvira henshi, kumenya ko mugomba kureba byinshi kuko mwahawe aho kurebera byinshi, muzihumurize na byinshi kuko mufite aho kwihumuriza henshi. Wala tatahadathu kathira, ntimuzavuge byinshi mu byo mwumvise, ntimuzanavuge na byinshi mu byo mwabonye, ntimuzanavuge na byinshi mu byo mwahumuriwe, kubera yuko mwahawe aho kuvuga hamwe, muzavuge bikeya. Iyo niyo hikima iri mu kuba twarahawe umunwa umwe n'ururimi rumwe. Iyo niyo hikima irimo. Iyo Allah aba yarashatse ko tuzajya duhora tuvuga, yari kuduha iminwa nk'itatu, ukajya uvugira ibumoso hano, ukavugira hano imbere, ukavugira n'aha ku ruhande, byari gukunda kuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, birashoboka. Ariko siko yabigenje. Ariko hamwe n'ibyo hari abantu bafite iminwa irenze 7, bavugira mu gahanga, akavugira mu bwiru, akavugira ku karubanda, akavuga. Hari abantu bavuga byinshi. Abantu bavuga byinshi kuruta ibyo bumvise, kandi barahawe amatwi yo kumva menshi. Ibyo bumvise barabivuga, byarangira bagashyiraho n'icyo bita agakeregeshwa mu Kinyarwanda kugira ngo barusheho kubitubura. Abantu barabona ibyo babonye bakagenda bakavuga ibirenze ibyo ngibyo, bakavuga ibirenze ibyo bagize bati ibyo babonye. Kubera iki?
aha rero niyo mpamvu mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam agitangira hadithi yatweretse yuko imani ntayihari ku muntu wagize umwuga mu kuvuga. Umuntu ufite ubunaribonye mu kuvuga avuga, uwo nta imani afite. Niyo mpamvu Rasulu yavuze ngo ya ma'ashara man amana bilisanihi wa lam yadkhul imana fi qalbihi, yemwe bantu mwamaze kwemera imana ku magambo gusa mutari mwinjiza imani mu mitima yanyu. Abantu bavuga, abantu basebya, abantu bataranga, abantu baharabika, abantu binjira mu byubahiro bya bagenzi babo bakajya kubavugamo ibiriho n'ibitariho, aba bantu mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaratubwiye ngo ni alladhina, ni babandi binjije imani, bemeye imana subhanahu wa ta'ala ku rurimi rwabo gusa, batoye shahadu byararangiye, bavutse ari abayisilamu byararangiye, walam yadkhul imana fi qalbihi, ariko ntabwo imani bari bayinjiza mu mitima yabo, nta imani bagira. Abo bantu nta imani bagira. Amaze guhamagara yabwiye ngo icyo abantu, Rasulu sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo la taghtabu almuslimina, ntimukajye musebya abayisilamu, ntimukajye musebya, ntimukajye muharabika bagenzi banyu. La taghtabu almuslimin, ntimukajye mubavuga, ntimukajye mubasebya, ntimukajye mubataranga bagenzi banyu ngo mubavuge. Wala tattabi awratihim, kugeza nubwo mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatubujije gukurikirana inenge z'abandi. Wowe ukurikirana inenge ya mugenzi wawe nkani? ukurikirana inenge z'abagaragu ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuko agamije kuzagira gute? Agamije kuzazibahanira cyangwa se akazibahembera. Mwumva ibintu mutuma tubujije. La taghtabu almuslimin, ntimuziha abayisilamu, ntimuzagende musebya bagenzi banyu, ntimuzagende mubataranga, ntimuzagende mubavugaho ibyo bo batifuza ko mubavugaho. Kuko aghiba, mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baramubajije wa mal ghiba ya Rasulullah, ghiba muni niki? Kuvuga abantu gusa, yani kuvuga abantu ni ibiki bimeze biti? Arababwira ngo ni dhikruka akhaka ma yakrahu, ni ukuvuga mugenzi wawe ibyamubabaza aramutse abyumvise. Ariko niba ibyo wamuvugaho niba bitamubabaza ukaba wanabimuvugaho hanahari, aho nta kibazo. Ariko kumuvuga ibyamubabaza, byaba ari byo koko cyangwa se atari byo, yaba bikora yaba atabikora, iyo bivuze uzi neza ko we abyumvise byamubabaza, ibyo nibyo bita ghiba, kandi ibyo ngibyo ni icyaha. Kugeza nubwo umugabo yahagurutse abwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aramubwira ati ya Rasulullah, ndamutse ibyo muvugaho ari byo bihari, ibyo muvugaho biramutse ari ukuri, aramutse umuntu yakoze zina agasambana, nkaza nkamuvuga ngo yasambanye nabibonye kuko ari ukuri. Umuntu aramutse yibye, nkaza nkabibwira abantu yuko yibye ari ukuri. Umuntu aramutse yakoze yatukanye, nkaza nkabivuga koko ya Rasulullah, biramutse ari ukuri. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo yamubwiye ngo nta kibazo, yaramubwiye ngo ni bibi, birababaza, ibyo bintu ntibyemewe. Ntabwo wemerewe kubona ibintu ngo ujye kubitangaza. Dhikruka akhaka ma yakrahu, niba uzi kubimubwiye ubwe byamubabaza, ntabwo ufite uburenganzira bwo kujya kubibwira abandi yuko wabimwumviseho cyangwa wabibubonyeho. Ntabwo byemewe mu Islam. Intumwa y'Imana rero atubwira iti la taghtabu almuslimin, ntimukazajye muvuga musebanya, ntimukazajye muvuga bagenzi banyu. Wala tatabi'u awratihim, ntimuzajye munareba inenge zabo. Abantu bagenda bareba inenge z'abandi, abantu bagenda bareba inenge za bagenzi babo,
bakaba arizo bajya gutaramira kuba mu byicaro byabo. Ibyo nabyo turabibujijwe. Ntitugakurikirana inenge za bagenzi bacu. Kubera iki? Nimwumve ikibazo gihari Abayisilamu. Ikibazo gihari ni ikihe? Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo fa innahu man tattaba awrata akhihi, umuntu uzagendera ku nenge za mugenzi we akajya kumutaranga, akajya kumusebya, akajya kumuvuga, tattaba Allahu awratahu, uyu nawe Imana izahita ikurikirana inenge ze, kuko nawe arazifite. Wowe ujya kureba inenge z'abandi jya umenya ko nawe ufite izawe, kandi izo ngizo ufite umenye ko n'abandi bafite indimi nabo bashobora kuvuga izawe. Ariko kandi nubwo batazivuga urakurikirana iz'abandi, Allah nawe akurikirana izawe. Ufunguye umuryango wo gukurikirana inenge z'abandi, wo gukurikirana ibisebo by'abandi, kugira ngo basebye, kugira ngo baharabike, kugira ngo ubakorere, ubandagaze. Ngo tataba Allahu awratahu, Imana nawe ikurikirana inenge zawe, igakurikirana ibisebo byawe. Wa man tataba Allahu awratahu, kandi uw'Imana yakurikiranye ibisebo bye n'inenge ze, yufadhihu walau fi jawfi baytihi, Imana iramwandagaza kabone nubwo yamwandagariza iwe mu rugo mu nzu yatashye. Wallahi Imana irakwandagaza. Ishobora irakwandagaza, ikakwandagariza hanze, nawe abantu bakabibona ko wandagaye, kubera ko wihaye ibintu byo kuba umucamanza, ugenda ucira imanza abantu, bari abantu bakora ibi n'ibi, bari abantu nta Busilamu bafite, bamwe twirirwa tubavana mu Buislamu ngo nta Buislamu bafite, bari abantu nta imani bakigira, imani zaragize. Ya tatabi'a awrata akhi, kurikirana inenge za mugenzi wawe, umukurikirana, ugenda umuvuga, umusebya, ugira gute, umenye ngo Allah subhanahu wa ta'ala nawe ari gukurikirana ibyawe, kandi yufadhihu, azagushyira ku karubanda, azagusebya nawe, azakwandagaza. Walau kunta fi baiti fi jawfi baitika, nubwo waba uri mu nzu wawe, azaguteza ibibazo n'umugore wawe, aguteza ibibazo n'umwana wawe, aguteza ibibazo n'abashiki bawe mu bana cyangwa se barumuna bawe, ufezeheke mu rugo iwawe, ubura umugabo wari umugabo, ubura ijambo. Barahari baba barahango bicaye bavuga ngo ntakoma rutendere. Kubera iki? Kubera ibyo turi kwigishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ibyo turi kwigishwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuvuga Abayisilamu, kuvuga bagenzi bacu, nta ruhushya na rumwe tubifitiye. Ibyo wamuvugaho uzi neza ko bitamushimisha, ntabwo wemerewe kubivuga. Niba uri intwari ushaka kubivuga, uzagenda ubimubwire. Genda umubwire uti muvandimwe wanjye, ni nako ubundi twebwe tutozwa mu Buislamu. Iyo ubonye ayibu kuri mugenzi wawe, uramwegera ukamuganiriza, ukamuvuga uti muvandimwe, hari akantu nabonye katari. Tujye tuganira, ariko nanone twibuke ko uru rurimi ari rwo ruzatuma abantu benshi bajya mu muriro wa Jahannam. Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yajyaga Miraj, yasanze abantu bafite inzara zikoze mu byuma ndende cyane zaka umuriro, yakhmishuna wujuhahum, bagenda bibaga mu buranga bwabo bakoresheje izo nzara zabo. Aranje abaza Jibrilu, aramubaza ati waman haula ya Jibril? Jibril aramubwira ati haula alladhina yaakuluna luhuma nas, bariya ni babandi bahora barya inyama za bagenzi babo ku isi, abahora barya inyama za bagenzi babo ku isi. Mutuma aravuga ati kif abantu barya inyama za bagenzi babo gute ya Rasulullah? Baramusobanurira, baramubwira bati yakawuna ala aradi nas, bahora bari gusebya abantu, bataranga abantu, babavuga, babagira bate. Kubera iyo mpamvu iyo bari kubikora batari kumwe nabo, baba bari kubarya inyama, kandi si inyama zisanzwe byibura ngo ni izitoshye cyangwa n'imbisi, ni izitagiye muri firigo, la, ahubwo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaratubwiye ngo wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayita fakarahtumu.
Allah yaratubwiye ati ntihazagira abantu bicarira bagenzi babo babasebye babataranga bagira bate, kubera ko ibyo ngibyo ni nko kurya inyama, ni nko kumurya inyama mugenzi wawe, ariko si ukumurya inyama gusa, ni mayita, yaranapfuye, kumurya inyama ipfuye yaraboze. Ngibyo bintu ni bibi cyane, muzabyirinde. Hari igihe uzashiduka abantu yawmul qiyama bari kuzukana udukombe twa teveri ariko turi hamwe n'iminofo y'inyama ziboze, bajye bavuga bati ko twanyweye teveri tutari inyama, byagenze bite? Allah azabizana yawmul qiyama. Wabirishije, wabifatanije, wasomesheje imayiti, wasomesheje inyama z'imayiti z'abantu. Jya utinyaho abamenyi batubwira ngo kugira ngo imayiti ubusanzwe kurya imayiti ni haramu, kurya imayiti ikintu cyipfushije ni haramu, ariko abamenyi baratubwira ngo aho kugira ngo ujye kuvuga mugenzi wawe uzazuke yawmul qiyama bakugaragariza kuri kurya imayiti ye yapfuye, afazari wakwiririza imayiti zirirwa zipfa hano z'ingurube n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kuko icyo ngicyo ufite uko uzagihanirwa bitandukanye no guhanirwa uko wari imayiti y'abantu. Uvuze aravuze, ibyo avuze ubwabyo arabyikoreye, uwumvise nawe arabyumvise, nawe arirukanse nk'iyagatera agiye kujya kubwira uwagize gute, uwabivuzweho. aba bantu bateye batya bajyana aya makuru bakajya kubwira bagenzi babo ibyabavuzweho badahari, nk'uko twatangiye tubivuga, nabo ni kimwe na ba bandi babavuze, bameze kimwe, nta naho batandukaniye. Ni nayo mpamvu abamenyi bacu b'idini ya Islam batugaragariza agaciro ko kumva byinshi ntitugire gute, ntituvuge byose, tuvuge ibiri ngombwa, ibitari ngombwa tubyihorere. Umuntu yaraje ku mugabo bitaga Khalid ibn Walid, yari umugabo w'umusahaba w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araza kubera yuko yari yumvise umuntu wamuvuze nabi, iyo umuntu ari umuyobozi bwo noneho ni ibindi abantu bakuvuga ibintu bakagusebya bakagutaranga, rimwe na rimwe hari ababa bagamije ko ugomba gucika intege, ibyo ukora ukabicikamo intege ntubikore. Abandi hari ababa bagamije gusa ngo nawe tumusebye bigaragare ko ntacyo ari cyo, hari ababa bagamije ngo tumwangishe abantu, hari ababa bagamije ngo uko wabikora uko ariko kose. Khalid ibn Walid yari umugabo w'ingabo ukomeye cyane ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn Walid umuntu yaramuzi, araza aramubwira tuzi n'ibindi, araza aramubwira ngo inna fulana shatamaka, ngo kanaka yagututse, amubwira umuntu wamututse wamuvuzeho nabi, ngo yagututse kandi wallahi uri umuyobozi, ngo ubwo ngubwo uramuvugaho iki? Faqala, aramubwira ati tilka sahifatuhu falyamlaaha bima sha. Yamubwiye ijambo, aramubwira ati mwihorere, iyo ni paje ye, mureke agomeze yandikeho ibyo ashaka. Uwo wavuze niki? Ni paje ye, mwihorere kuri urwo rupapuro rwe, akomeze yandikeho ibyo ashaka, abyuzuze. Hari igihe kizagera bigaruke bize abibone yawmul qiyama. Nawe rero ntabwo ugomba gufata ayo makuru ngo uze ujye kubwira uwayavuzwe, reka uwabivuze yuzuze paje ze azuzuze, wowe umwihorere. Nawe nuyazana uzasanga ufite ikibazo, kuko batubwira yuko umuntu wajyanye amagambo ayavanye ku wundi amiriwe aba ari shayitani. Shayitani niwe umuyoboye, niwe umujyanye ngo ajye kuvuga ayo magambo. Waqala an-Namam li Wahb Munabbih, umusahaba nanone yaziwe n'umuntu w'umunyamagambo, araza aramubwira ati inna fulani qala anika kadha wa kadha. Araza aramubwira ati kanaka yakuvuzaho ibi n'ibi, arabitondora byose ibyamuvuzweho n'ibiki byose. Qala, arangije uwo musahaba aramusubiza ati amma wajada shaytanu rasulan ghayrak,
shayitani yabuze indi ntumwa atuma wowe. Shayitani yabuze indi ntumwa yatuma, ni wowe yatoranyije kugira ngo agutume. Bishatse kuvuga iki? Cyangwa bishatse kugaragaza iki? Bishatse kugaragaza ko wowe wazanye amakuru uzanywe na shayitani ukuzanye ngo uzuyatanga. Ariko kandi nawe uyazaniwe ugomba kugaragariza uwo muntu ko nawe ari ikibazo, ukamugaragariza ko atagomba kugira gute kukubwira byinshi bitari bya bindi byo kuba ngo mbwira none byagenze bite, ngo bihagaze bite, ngo yavuze ibiki, ugakurikira. Hanyuma waqala ahaduhum al-imam fulani shatamaka, undi nawe aratugaragariza urugero rw'uko hari umuntu waje abwira imam ashobora kuba imamu w'umusigiti, ashobora kuba imamu w'akarere, ashobora kuba imamu w'intara, ashobora kuba imamu w'akariya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nk'uko nababwiye ko abayobozi bo bavugwa byinshi. Araza aramubwira ati kanaka yakuvuze kandi yagututse. Aramusubiza ati huwa ramani bisahami walam yusibni falimadha hamalta sahama wa gharastahu fi qalbi. Yamubwiye ijambo rikomeye cyane, aramubwira ati uwo muvandimwe wamvuze yanteye umwambi, yandashe umwambi kugira ngo uze unshengure, walam yusibni, ariko Imana ishimwe ntabwo uwo mwambi wangezeho. Falimadha hamalta asahama, kubera icyo uyu mwambi uteruye, wa gharastahu fi qalbi, ukabuje kunjomba mu mutima. Twatangiye tubivuga ko hari abarashe, hari n'imyambi barasa, hari n'abo bayirasa, hari n'aho imyambi itagera aho bayirashe, abandi bakayiterura bakajya kwisogota bagenzi babo. Niba uyu muntu arashe mugenzi we umwambi ukaba utamugezeho, wowe kubera icyo uza kuwuterura wirukankana uze ujye kuwutera mugenzi we, kubera iki? Ibyo bintu Imana irabyanga, yanga abantu bigira ishyano. Imana yanga abantu bagira ubusutwa, irabanga. Niyo igiye guhana, ihana wa munyacyaha, ikamuhana ibihano bijya kungana n'ibya wa wundi wajyanye ibyo byaha akajya kubigira gute. Niba ushaka kubaho neza, ukaba ushaka kujera ubuyisilamu bwawe neza, uzakuzanira amagambo nk'uko twabyigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akubwira ko bakuvuze cyangwa bagutaranze cyangwa bagusebeje, uzamubwira uti kafa, birahagije, shukura, umwihorere. Uko niko guca amagambo nta kundi. Aha ni naho twarwanyiriza umwanzi witwa ubugambo. Niba umuntu akuzaniye amagambo, ashaka bari umugore wawe, ashaka bari umugabo wawe, ashaka naza akakubwira ati nyamara numvise hanze aha ngaha bari kukunuganuga bakuvuga, ntuzabaze bande byagenze bite, ese none nibikize. Uzabwira uti khalas, bihorere banuganuge, bihorere bavuge, bihorere basebye, bihorere batarange, ntacyo bitwaye ibyo. Kubera iki? Yawmul qiyamah, igihembo Allah subhanahu wa ta'ala azahemba abantu bavuzwe, abantu basebejwe, abantu bataranzwe. Igihembo azabahemba nuko ababataranze n'ababasebeje batazatambuka ngo binjire muri aljana batabanje kumwishyura. Nge buryo iyo abantu bari kumvuga, iyo abantu bari kunsebya, iyo abantu bari kuntaranga, ndavuga alhamdulillah, ntabwo bimbabaza, nta nubwo niruka kuri ibyo ngibyo ngo njye kuba ngo mumunzanire uwo muntu ngo ndamureka. Ujye umureka, wowe ukora ibyo ukora inshingano zawe, ibindi byihorere. Ikizakurikiraho ni iki? Baba bari kukuzuriza sahih, baba bari kukuzuriza ibihembo byawe yawmul qiyama. Yawmul qiyama ntabwo bazatambuka batakwishyuye irdi yawe. Uko iryo niryo sezerano rya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari igihe rero nawe wasanga hari utuntu wagiye utezukaho nk'umuntu, ukazazamurwa n'abo bantu bakuvuga, bareke bakuvuge, bareke bagusebye. Niharamuka hagize nuza akubwira bagusebeje, niyo mpamvu nayindi kubasobanurira ibi ngibi, ntuzabyinjiramo uzavuga uti alhamdulillah, bihorere. Kuko nubyinjiramo ukajya nawe guhangana, ukajya gusebanya, ukajya nawe kuva mu munzanire abisubiremo, turabisubiramo, la urimo uragabanya
za thawabu zawe yawmul qiyamah. Reka abantu bashyushye indimi, reka abantu bagutarange, reka abantu bakuvuge. Kandi burya Bibiliya n'irindi banga, nta muntu uvugwa uretse ko nyine aba afite ibyo avugwa. Udafite ibyo avugwa ntacyo avugwa. Abanyarwanda bajya bavuga ngo igiti kiteza imbuto ntigiterwa amabuye. Igiti iyo kitarimo imbuto, kitarimo amaronji, kitarimo amatunda, kitarimo amacunga, kitarimo iki, ntawe ugitera amabuye, kuko abenshi bagitera amabuye bashaka ziriya mbuto. Iyo ari icyamaho abantu bakinyuraho bakigendera. None se nta bantu tugira batavugwa? Umukecuru wisaziye wibera mu nzu hano, nta nubwo mumwibuka ngo mumuvuge, ntawe umwibuka. Umusaza uri hariya utagisohoka, ntawe umuvuga. Umuntu wirwariye uri kwa muganga, ntawe umuvuga. Ntawe uvuga. Iyambarira agakanzu keza umanuke hariya, barahita bavuga muzehe se noneho iriya kanzu yekwehe wallahi. Abasaza nabo ntabwo bamenya wallahi, nta kintu akora, ntacyo agira ate, lakini dore ikanzu nziza arayambaye. Birakurebaho iki wa Muislamu? Nk'ibyo bintu birakurebaho iki? Iyi kanzu irakurebaho iki? Umusilamu yaba yibonye yayihawe, yaba yibonye ari umwana we wamwibutsa akamugurira, nkaho wabibona ngo uvuge uti alhamdulillahi rabbil alamin, urabirebaho iki? Undi yamanuka yakusema agakote, la ilaha illallah, ndeba noneho yambaye agakote. Ese ko atari kubukwe yambaye agakote k'iki noneho buri? Ariko uriya muzehe mujye mwitondera, ntimwamenye ibye, ntimwagira mute, birakurebaho iki? Umuntu uravuga kubera yuko hari amatunda bamubonyeho. Uyu muntu rero kubera ko bamubonyeho amatunda, bareke bavuge, azabishyuza yawmul qiyamah. Rasul sallallahu alayhi wasallam yabwiye abasahaba, arababwira ati atadiruna man huwa al-muflis. Umunyagihombo muramuzi? Batangira kumusobanura ngo umunyagihombo n'uyu wacuruje agahomba n'uwagize gutarabwa ati la, umunyagihombo n'uzaza ku munsi w'imperuka, akaza ku munsi w'imperuka bisalati, yarasaye, wa zakati yaratanze, wa siyamu yarafunze, wa hajja yarakoze hijja, yarakoze ibyiza runaka bitandukanye, ariko akaza ku munsi w'imperuka bimeze bite? Shatama hadha, yaratutse fulani, azahita umunyagihombo, ibyo yakoreye byose bimupfabuza. Daraba hadha, yarakubise fulani. Akala mala hadha, yarariye umutungo wa kanaka. Abo nibo bazaba ari abanyagihombo ku munsi w'imperuka. Wowe gutuka mugenzi wawe bizakwambura ibihembo by'iswala wasaye mu buryo utazi. Yawmul qiyamah bazifate bihereze, uwo wabikoreye atambuka ajye muri aljana, usigare uri aho ngaho. Kugeza ubu nubwo mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atubwira ngo bazabifata byose, kubera ukuntu yitwaye mu bantu, kubera ukuntu yasebeje abantu, kubera ukuntu yatutse abantu, kubera ukuntu bazabifata byose babibyihera abo yahemukiye. Thumma turiha fi nar, nibarangiza bamujugunye mu muriro wa jahannam. Inama turayigira abavuga, nibacike mu kuvuga, tukanayigira n'abavugwa, nibacike mu guhangana. Ahubwo niba babwira ko mwavuzwe, mujye mushimira Allah, mutegereze muzarebe, muzabibona ku munsi w'imperuka. Mu gusoza, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti la tanqulu li shay'an an ashabi fa innani uhibbu an akhruja ilayhim wa ana salimu sadri. Rasul yakusanyije abasahaba, kusanye abantu bose, arababwira ati la tanqulu li shay, ntimuzagira ikintu muzanzanira ku basahaba banjye mubamvugaho. Ntimuzagira ikintu muzaza mumbwira ku basahaba banjye bakoze bavuze, ntimuzagire na kimwe mumbwira. Fa innani, kubera yuko ngewe uhibbu an akhruja ilayhim, nkunda kuba ndi kumwe nabo, nkunda kuba nabagezemo, wa ana salimu sadri, mu mutima wanjye numva nta muntu n'umwe mfitiye ikibazo muri bo.